ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Wongeye kuba ikaze mu ikinamico rangurura. Mu gice cy'uyu munsi umuyobozi ngo aributswe inshingano ze zo gutanga amakuru aho bikenewe. Karibuso wazindukiye kwa Natani aragenzwa n'amahoro se. Ni mu ikinamico rangurura. Ikosha ndakumva. uzi ko nakangukiye kuri message yawe ngo uranshaka byihutirwa nkagira ubwoba. Kareba ahubwo wicare tuganire Karibuso we. Nizera ariko ko nta muntu wagiye kukurega mu bugenzacyaha kuko wamusebeje ku mbuga nkoranyambaga Natani. Urumva iryo kosa ryakongera kumbaho koko? None se nicyo ushaka ko nkugiraho inama koko? Nubwo ikibazo nk'icyo wamfashijemo kitari cyoroshye, ariko nicyo mfite ubona ikinyoroheye. Byakugendekeye bite se Natani? Umuntu yagize atya aranshuka ngo ngure inguru wamfashe kuyorora. Bamuhaye amafaranga ngayigure kubera ko numvisha amakuru ngo ingurube yororoka mu gihe gito kandi gatanga amafaranga. None uwo muntu mwananira wese? Waretse shaka nagiye kubona nkabona yizanye atanamenyesheje. Inka ya Karibuso ubusa ukodesha wahororera bigashoboka Natani? Ndakubwiye ngo naraye ntakambiye umuntu yemera kuyindariza muzi. Ariko uyu munsi sinzi uko biri bugende. None uragira ngo gufasha iki koko we? Wari umusheri ntiwabura icyo mfasha Karibuso rwose. Kugushakira uyikororera no. Umutazashwana mukampamagara. Kuyikororera nabyo ibyo ntabwo nabishobora. Uretse n'ingurube umenya n'ubu n'imbeba ntayoro. Urumva? Ubone nashaka ko mfasha kubona uyinyororera kuko nitungo naguze ndishaka. Kandi wowe rwose uziranye n'abantu benshi wamubona. Icyo nicyo nahereye nguhakanira Natani. Cyakora dore inama nakugira itarakabwa. Iyo ngurube yizane tuyijyane ku isoko tuyigurisha. Wose kuko ngurisha ingurube yanjye. Cyane rwose abakiriye do nahita mbabona ku bwinshi upfa kuburi bumpa yanjye yakomeza. Wose kuko ngurisha ingurube yanjye. Ariko se nintayigurisha ndayishyira yuko ntari burarane nayo hangaha mu nzu. Ariko sinakubwiye ko nta mwanya mfite wo kuzindukira ku mbuga nkoranyambaga wa mukobwa we. Mbabarira mama, mbabarira bakagusa konyine, mbabarira pe. Agatako we, ubwo uzi ko nari mfite umukiriya untegereje kuri salo. Nagiraga vuba ngo nurire moto nihute none dore ibyo uzanye. Ariko mama uzi ko nta mafoto yankoreye umuti. Abankurikira ku rubuga biyongereye. Ndabona ari meza koko umuntu wayafotoye rwose arabizi. Yego mama. Yego mana. Usetse iki mama? Uko umufana wawe yakwandikiye muko? Yanditse ngo iki? Uragatako koko. You are so beautiful princess. Comment ni nyinshi sinazisomye zose. Nagerageje gusubiza bake muri bo. Ndabona wagira ngo koko uri princess koko da. Ahubwo nungutse agatekerezo mama. Kameze gate. Wareka nawe nkagufotora? Yego ko mana yanjye. Wamara kumfotora bikagenda bite muko? Nawe nkagushyira ku mbuga zanjye hanyuma bankurikira bakabona ukuntu ufite mama mwiza cyane. Agatako rwose. Umva ahubwo haguruka nkwereke. Nakoreka mbanze ngusokoze neza. Uzi ko wangiza akana mungana mwana wa? Erega mama wanjye ndagukunda. Kandi ngomba kwereka abantu bose ko mfite mama mwiza cyane. Kandi ari nawe wampaye ubwiza mfite. Witsiga ibintu byinshi ku maso. Okay. Mama, Karame. Reba hano. Gira gutya. Yego. Isonzeshe. Umunyanyinda agarutse akabona ibyo ndimo ntiyakumirwa koko. Ayo wamfatoye nayo rekera. Uretse gato dufate n'agaselfie mama. Mfana ko ndagashyiraho. Ndabizi aya mafoto yawe aratuma bankurikira biyongera. Kabarisa. Queen we. Queen. Dorere. Niko Queen. Kuki nguhamagara ukitabisha amaguru nk'imbwa? Nari nkwitabye mama. Kabarisa najye kuguha igikoma mwitegure vuba mujye kwiga. Niba ari cyo warumamagariye naza kimwe namaze kugihoza mama. Ngaho mujye kugira vuba mujye kwiga mudakererwa. Allo? Aro mwaramutse neza we? Yego turashima Imana Karibuso we. Kumpamagaye mu gitondo ni amahoro? Yewe ni amahoro masa. Niba washaka kumenya ko hari ibicuruzwa bishya nazanye cyangwa za gahunda z'irembo zatangiye ngo byamamaze rero nta kirahinduka. Ukunsetse? Nuko utekereza akazi gusa we. Gutekereza akazi se hari ikibazo Karibu?
oya nta kibazo rwose, uri umugore ukunda gukora kandi ndabikunda cyane we. Rwose nari nguhamagaye ngo mbenye uko wowe n'abana mwaramutse. Urakoze cyane, nk'uko maze kubikubwira twaramutse neza. Ntiwumva se? Sinzi uko bimeze muri iyi minsi, mba numva buri nimugoroba namenya ko washyize mu rugo, nkamenya ko wowe n'abana muri amahoro. Ni ukuri urakoze cyane kutwitaho. Hanyuma rero nk'umuntu uzi ko ukunda akazi, nako sinabura kugira icyo nkakubwiraho. Yego ndakumva. Uzi ko hari undi munyamakuru nungutse, nawe ngomba kubahuza mukareba ukuntu mwaganira, ukamubwira uko wumva iterambere ryawe nk'umugore, n'uko ubucuruzi bwawe bwagenda burushaho kumenyekana. Kandi we yewe Karibuso nabikubwiye ko nzagufasha kwagura bizinesi yawe kugeza ucuruje nko mu mijyi nk'itatu rwose, utarayigeramo sinzaruhuka. Izo nzozi ndazifite kandi nizeye ko nzazikabya mbifashijwemo nawe Karibuso we. None se we? Ndakumva Karibu. Niba ntakubwoye, uyu mugoroba washakira akanya tukajyana ahantu tukanywa ka soda ko biruhura mu mutwe. Reka tuze kongera tubivuganeho kuko ubu sinamenya uko gahunda z'umugoroba ziri bube zimeze, cyane ko nsigaye mbona ari nabwo muri papeteri haza abakiriya benshi. Abashakaga serivisi baragabanutse, noneho mwambwira icyo mwashakiraga muyobo. Bake basigaye nitujya mu bindi n'indura abaha serivisi se ngoga. Abasigaye n'abakeneye social arabafasha. Okay, nabanje gutembera mu isantere yanyu. Isuku irahari nta kibazo. Ariko ikibazo kiracyari cya kindi, hari amaduka afunze. Ba nyirayo bananiwe kuzuza ibyo basabwe, ahubwo birukira mu itangazamakuru. Aha, mpise nibuka ko abanyamakuru bampamagaye bambaza ayo makuru. Bariya nabo bageze ubwo bahamagara gitifu umurenge. Barampamagaye kandi bambwiye ko baguhamagaye ukabima amakuru ngoga. Ariko muyobo, kuko abanyamakuru abayobewe. Kucyumbaza niba mbayobewe se? Ibyo bihuriye no kugira ngo umunyamakuru aguhamagara gusaba amakuru ya mwimwe. Nawe urabizi bariya babaza imigi n'akayihatsi, ubabwira iki bagashaka na kiriya bigize abasesenguzi. Niyo mpamvu nabihoreye rwose. Uremera ko kuba warabihoreye abahubuka muri bo bishobora kubakoresha amakosa ngoga, bagatangaza amakuru adafite ishingiro cyangwa bogamiye uruhande rumwe rwabahaye amakuru atuzuye. Ariko rero sinumva ukuntu umuntu w'umunyamakuru wize atinyuka gutangaza inkuru idafite umutwe n'ikibuno, akavuga ngo bombore hagati y'abaturage bo mu kagari kabuganwa n'ubuyobozi bwabo bwabafungiye amaduka nta mpamvu. Birumvikana nta muyobozi ushobora kuryama ngo arote yafunze iduka zarifunge. Ariko nawe nk'umuyobozi ufite inshingano zo guha umunyamakuru amakuru akeneye nk'uburenganzira bwe. Urabyumva? Bamumagaye mfite akazi kenshi. Washoboraga kutayamuha muri ako kanya kuko ufite ako kazi kenshi ariko ukamuha randevu, sibyo? Urabizi neza n'inshingano z'umuyobozi gutanga amakuru. Hanyuma umunyamakuru nawe bikaba uburenganzira bwe kubona amakuru akeneye ku rwego rwa leta cyangwa urw'abikorera. Ibyo ndabizi, ariko nabo barakabya. Niba wibagiye iki itegeko rivuga, tega amatwi nongere ndigusomere. Itegeko nomero 04/2013 ryo kuwa 8 z'ukwa 2013 ryerekeranye no kubona amakuru bivuga ko buri muntu afite uburenganzira bwo kubona amakuru afitwe n'urwego rwa leta na zimwe mu nzego z'abikorera. Uburenganzira bwo kubona amakuru harimo ibi bikurikira: icyambere, gusuzuma ibikorwa, inyandiko cyangwa amakuru abitse. Icya kabiri, kwandika, gufata inyandiko zuzuye, ibice byazo cyangwa kopi zemewe n'ubuyobozi bw'urwo rwego cyangwa amakuru abitse. Icya gatatu, gufata inyandiko zuzuye cyangwa ibice byazo ziriho umukono wa noteri. Icya kane, kubona amakuru abitswe mu buryo ubwo ari bwo bwose bw'ikoranabuhanga cyangwa mu nyandiko zicapwe zivanywe muri mudasobwa cyangwa mu kindi kintu icyo ari cyo cyose. Wabyumvise? Nabyumvise muyobozi rwose, kandi ndemera ko nakosheje. Abo banyamakuru nzabasaba imbabazi kandi sinzongera kwica itegeko nkana. Ugiye kuvuga se kutamenye? Unciye mu maso pe. Nitwa Karibusoso Munyankindi, ni inshuti yanjye cyane. Okay. Kusa nushaka kwirukaze. Hari ibintu naringiye kugura kandi ninjye wasigaye ku rugo. Buryo uko nkubona ni kusa pe. Warakuze cyane, uvamo umukobwa mwiza w'igitangaza. Umbona hese. N'umwe mu bafana bawe ku mbuga nkoranyambaga ukoresha. Yaba amafoto ushyiraho, utuvideo ushyiraho, mbese aba ari meza cyane atagira ukwasa. Urabeshya? Nukuri sinkubeshya. Ntiwitwa Gatako G ku mbuga ukoresha se?
ndabyemera nkurikira koko. Umukobwa mwiza nkawe utagukurikira yaba ameze ate koko? Ahubwo rero ujye ukorana she abandi bantu muziranye bankurikire. Ngiye Karibuso rero buriya sinsanzwe nziranye n'abantu benshi bakomeye n'aboroheje bose. Nibyo? Ubu se wakwemera gukorana ikiganiro n'umunyamakuru? Umunyamakuru? Nziranye n'umunyamakuru ukomeye ushobora kugukoresha ikiganiro ugahita umusitari neza wa mbere ukurikirwa n'abantu benshi. Yesu we, wabinkorera se? Cyane rwose. Namubwira akagutwikira maze ubundi hagashya. Ndakwinginze hita umpuza n'uwo munyamakuru nona. Kuva wahuye na Karibuso rwose inzozi zawe zigiye kuba impamo. Nukuri agatako. Nubimfashamo nzagufata nk'umuntu ukomeye mu buzima bwanjye watumye menyekana. Kandi nimara kuba icyamamare ku mbuga nkoranyambaga nzakuzirikana pe. Ese wakwigiye imbere gato kugira ngo ntakubabaza Anne Marie? Bitumye nanahaguruka nduhura umugongo ahubwo se wakongeye ukampamagarira wa muntu uza kunkorera inzara tukumva hageze Vestine. Kandi disi ukuntu nageze hano ahari. Aro Karibuso. Ariko disi nkunda uko nyita uvuga izina ryanjye biba biryoshye pe. Niwo muco wanjye yo nitabye umuntu nzi niko mbigenza. Murampamagaye nanjye nditaba. Urebye ngo uhamagariye ibintu ibi. Bingahe? 2. Ndakumva. Uzi cyambere? Ni gahunda nakubwiye mu gitondo. So kukwishyuza ariko ndagira ngo menye niba biri bukunde hanyuma ntangire ntegura aho turi buganirire. Iyo gahunda urebye hari izindi nari nkirimo. Ubu sinakubwira ngo birakunda cyangwa ntibiri bukunde. Umusubije koko. Wamaye nk'isaha imwe Karibuso uko ndi bukwihamagarire. Icya kabiri washaka kumbwira ni iki rero? Waretse iyo gahunda yaza gukunda tukakiganira twicaranye koko we. Oyambwira winyicisha amatsiko. Kuva namenya ko ushobora kutaboneka. Nanjye ndakwihoreye kugira ngo ushakishe uwo mwanya nyine hanyuma nze kukikubwira turi kumwe. Oya nukuri waba umpemukiye Karibu. Ngira amatsiko cyane. Amakuru ngusunikiye kuri WhatsApp yawe. Uramenye ntuyapfusha ubusa. Icyo nicyo cyari icya kabiri. Amakuru kuri WhatsApp? Yego. Ngaho jya online yarebe kandi rwose yabyaza umusaruro. Uzashimira nyuma. Sawa. Umukozi wawe ndumva kataje mu kwita ku kazi kawe. Ahubwo doranyohereje itangazo ryatanzwe n'umurenge wa Buganwa usaba abantu gupiganirwa kugemura ibikoresho byo mu biro. Wongeye wariye wera we. Ubuse kumenyera itangazo rituzuye. Uko ridasobanura ibisabwa ku muntu ushaka gupiganirwa iryo soko. Akariro gake na Feruwera we. Kuki umubwiye uryo Vestine? Nuko ndashaka ko hari undi muntu uhura n'ingorane nk'izo nahuye na Anne Marie. Amakuru nk'ayo ngayo azenguruka ku mbuga nkoranyambaga si ugupfa kuyahubukira pe. Wese byakugendekeye bite? Habuze gato ngo nsenye urugo n'ukuri. Ngo byagenze bite nyine? Nyine nabonye ikiganiro cy'umuntu wiyise umuvuzi gakondo ku mbuga nkoranyambaga. Kuri nimwe ntongeye no kubona nyuma yuko ntuburira niba yaramborotse sinzi uko byagenze pe. Ariko Vestine wamenya ko bari inkuru nabi. Iki se ko ntigeze nshishoza cyangwa ngire undi ngisha inama nakurikije ibyo umutubuzi avuga nkaba nohereje amafaranga atari na make ngo barayabyaza andi ubundi akagenda ubwo. Nuko utashishoje nyine hari igitangazo werabonye niba risinye n'umuyobozi w'umurenge ibyo ari byo byose riruzuye wegera vuba shakisha amakuru y'ibisabwa bitange utabura iryo soko. Uwera rakora iki ngo amenye ukuri ku bijyanye n'iri tangazo naho mu ikinamico rangurura y'ubutaha. Ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'Abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Ikinamico rangurura ni buri wa gatanu saa 2:15 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Ushobora kandi kuyikurikira kuri YouTube, kuyigeraho ni ukwandika ijambo Ikinamico rangurura official. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, watwandikira ubutumwa bugufi kuri 0785 20 47 54.